umugabo rimwe aza gutaha yasinze nzabyibagirwa ageze mu rugo sinzi yaraje asanga naryamye kubundi yarabimenyereye yuko buri gihe atagasanga namutegereje nicaye uwo munsi yasanze naryamye ararakara abaje mu cyumba arangije arambwira ngo erega ngo n'ubundi nawe urarutwa na bariya ndabaye se byagenze bite wabaye ubwo se ngiye uryamye umugabo wawe atarataha ngo ubundi ubuzariye tambwiye ko se ko twavuganye kuri telefone ukambwira yuko uri mu kazi hambone utashye wasinze byagenze bite umugabo arandakarira ngo nasinze ngo niwanguriye ngo n'ubundi ngo nta kintu maze ngo nuri gushaka ngo kumbyarira nyine ibi bintu byadanje nambwiye se katari nje wihuru byaro ko umwana ari we wagakwiye kuba Imana ari umutanga nkaho urambwira ngo ntago mbyara gute ameza cyagiye sinzabyibagirwa umugabo yarabyutse arakaraba mu cyayi asoje ko mu cyayi ambwa ati tuje muri sport ndambwa nago meze neza arambwa okay mutameze neza nge nigiriye muri sport kuko muri iyi minsi nshobora kubona umupanga yawe yanzu ndambwa nta kibazo ariko nge bwo nkaba nicayeho ariko ndi gukemanga ibintu byinshi kuko buri gihe uko nabaga nagiye nsize umugabo mu rugo narataga ngasanga ibintu byose byadobereye mu rugo ngasanga umukozi yirakaje ngasanga nawe yarakaye ngasanga bamwe barashihurana ariko nyine utamenye ibyabo arambwira ngo yanzu nyine ngo yabonye umupanga ngo kandi yanyishyuye amezi 3 ndambwiye se amafaranga ari amafaranga ari kuri bank ndambwira okay nta kibazo bw'amafaranga ari kuri bank umugabo namubaze se umupanga ibite kutanjyanye no kuhanyereka kambwira nzaba nkujyana yo nza nyine wumva inzara yarabaye nzagiye yankiraboraga nyine nkira mu nzage rimwe ntashye nsanga umukozi ntawo hari nawe ntawo hari ndamuhamagara ndabizi se umukozi agenda yakubwiye ko mbona n'ibintu bye ntabihari arambwira ati umukozi agenda nsabye uruhushya akagiye iwabo nge nenswe mwana bivuganye ntago nenswe mutabivuganye ndambwira okay ubwo yagiye iwabo nta bidanje ubwo araza kugaruka ese yagiye basi wamuhembye arambwira ati oya namuhaye itike gusa aragenda ariko araza kugaruka yo kunsubiza arambwira ngo erega ngo ndabizi neza ko n'ubundi ukuri nakugwa natakugwa n'undi kuzajya hanze dore se byagenze bite sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose ibaze ko turi gutanga promotion guhera ku 120 gusa tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro tugane tugufashe nimero zacu ni 07 8 3 7 80 ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze inshuti bavandimwe tubana kuri uno murongo wa Adoyi Empire mwese mudukurikira muri hano mu Rwanda turabasuhuje kandi reka dusuhuze n'abavukanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi abari mu gihugu cya Uganda abari muri Mozambique abari muri Kenya mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika kandi ntabwo twakwibagirwa no gusuhuza aba diaspora bari ahantu hatandukanye mu mpande zitandukanye z'isi abari muri Amerika mwese turabasuhuje abari ku mugabane w'Uburayi abari muri za Finland abari Norvege mwese muri abantu bacu turabakunda cyane nkuko mubizi hano kuri Adoyi Empire tuhanyuza content yitwa igitabo cy'ubuzima bwanjye igitabo cy'ubuzima bwanjye ni content igaruka ku buzima aba yaraciyemo ngira ngo murabizi yuko ubuzima ni ikintu kigari kandi kiba kigizwe n'ibintu bitandukanye hari byinshi ushobora kuba waganiriza bagenzi bawe bakagira isomo ry'ubuzima babikuramo reka muhe ikaze atwibwira ubundi atwinjiza no mu kiganiro tuguha ikaze murakoze abanzi baranzi busanzwe nitwa Nadia abatari banzi nihangana abo tudasanzwe tubana ariko uyu munsi ndashaka kubana namwe kandi tukabana neza mbanje kubasuhuza bifurije ibihe byiza ku bantu mwese story uyu munsi tugiye kuganiraho story yanjye n'umugabo wanjye ariko ni story nyine
navuga maranye igihe ariko nari naranze kuyibatera kubera ko igihe cyari kitaragera, ariko uyu munsi ngiye kubaganirizaho gatoya nyine mwumve ahantu ibintu nyine biba bigeze, akuntu biba bikabije kandi nyine bikaze tu. Shakanye n'umugabo tubana mu rugo twishimanye nta kibazo, tumeranye neza, ubona ari umugabo w'imfura nyine utajya upfa kuvuga, ariko akaba ari nyine wa muntu utashira amakenga bitewe n'uburyo yabaga nyine yacecetse, ubona byuka akigera mu bye nyine utamenye nyine ubuzima bw'undi, utamwitegereje cyangwa umuganire. Yari umugabo ufite amafaranga, inzu twabagamo ntabwo twigeze tuyikodesha, niyo yari yarubatse. Ahantu twabaga hari ahantu heza nyine. Abanye n'umugabo twabanye igihe kitari kirekire, maybe ko twabanye hagati y'amezi 6 n'amezi 8, ariko nyine numva ko ari bwo buzima bwanjye, nta wundi mugabo nashaka, nta n'undi muntu n'umwe kuri iyi si nyine wamuruta. Mugabo turabana, twatandukanye tutaranabyarana, tubana mu nzu y'umugore n'umugabo twishimanye, mu rugo badusura, iwabo bakansura, nanjye mu rugo bakaza kumusura. Nyine ubona ko ari umugabo mwiza kuko nyine utuje wa nyawa, mpana bya bindi bajya babeshya ngo abagabo ngibiki. Haje kugera igihe nza nyine gusa nkaho ndwara, arambwira ati noneho reka dushaka umukozi uzajya ugukorera mu gihe utabeze neza. Ndamubwira nta kibazo. Mpamagara umushuti wanjye ndamubwira ndashaka umukobwa nyine wo kuza kunkorera, ariko nyine nashakaga kakana ko mu cyaro nyine kakiri gatoya ariko katazi nyine ibintu bya Kigali cyane. Umwana baramwohereza, ndabyibuka uwo mwana ni mukuru ko afite hagati ya 20 na 22. Umwana araza atangira gukora mu rugo, ndibuka neza ko yamaze igihe gito, nabwo ari igihe kinini yahamaze. Umwana atangira kujya mfasha, tukaganira, akabona nta kibazo, ariko nababeshye umwana nyine umurebye ubonaga ari umwana muzima nyine mwiza, nyine utagize ikintu atwaye, witonda nyine, nawe ubona yuko ari umuntu ucecetse nyine tu. Ariko icyo gihe ikintu cyaje kunangaza cyari kimwe, muzana njye namuzanye nzi ari uruhinja, ariko nasanze ndusha ubwenge kandi andusha mu mutwe cyane. Naje nyine kumubwira ati noneho jya wisanzura umwana mu rugo, yema n'imfunguzo z'icyumba cyanjye. Ndababwira ni nta hantu nkwishe, n'ubundi byose niho bikora, uzajya ukora amasuku yasoza ukinga icyumba, mu gihe mari tuzajya nyine tuba tuganira, mu gihe nahari uzajya ucana televiziyo wirebere naribe. Arambwira ati nta kibazo. Sorry. Umwana w'umukobwa yarakoze pe, yakoraga neza, kamenyaga akazi ke ka buri munsi, mu gitondo akabyuka agakora ibyo agomba gukora, saa sita akamenya ibyo akorana nimugoroba. Rimwe nagiye nza gutaha, ngeze mu rugo nsanga yarubiye, sinzi icyo yari yabaye. Ndamubaza wabaye icyanga kunsubiza, ahubwo araturikararira, ndamwihorera. Ndamwene none nimba mfite ameze neza, genda uje mu cyumba ujye kuryama. Umwana aragenda araryama, numvaga naniwe ariko bitari cyane, nanjye cyagenda nja muri douche nk'ibisanzwe. Ndaza ngenda negura ibiryo by'imugoroba kubera ko umugabo urumva nago yari ahari, yari yagiye. Ariko hagati aho nkaba ngenda namusize mu rugo, ngarutse nsanga nawe yagiye nyine. Ntegura ibya nijoro ku buryo umugabo natari bubone ifunguro, maze kubitegura ndagije negura imyenda ari buze kwambara avuye muri douche atashye. Umwana w'umukobwa nawe muteguriye ibiryo mushyira mu cyumba, ariko nkabona nyine nagameze neza, ariko ndavuga okay, ugatameze neza mu gitondo ndamujyana kwa muganga ko sinamujyana nijoro. Umwana ndambwira noneho uryame ejo tuzajya kwa muganga. Umwana arambwira ati nta kibazo. Ko umugabo arataha, mbona nyine sinzi ukuntu ameze, mbona yirakaje, nubwo mbere mubonye arakaye azambwira nabi, tubanza no gutonganamo gatoya. N'iryo nari natetse niyabiri icyo gihe ndabyibuka, yahise ajya kuryama. Ngeze mu cyumba nk'umugore wese ganiriza umugabo, ndamuganiriza, numva nashaka ko tuvugana, ahubwo akajya anyuka inabi ngo nanshaka ngo nimuve iruhande. Ndavuga umugabo yarakaye, kagene njye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi. Ndagenda ndaryama, buracya mu gitondo. Ndavuga nari mfite umurwayi mu nzu, reka mujyane kwa muganga. Nsohotse nsanga umwana ari mu mirimo, ndamwise urumva umeze neza? Nambwira ati nta kibazo mfite, uko nari meze nyine ukuntu niyumvaga ndumva byagabanutse, ntago ari ngombwa ko njya kwa muganga. Ndambwira okay, nta kibazo. Umwana w'umukobwa bigeze nko mu masaa 6 z'amanywa
nyine tugiye ku meza urumva na boss nyine yari ahari nago yari yagiye ku kazi uwo munsi. Arambwira ati ariko mabuja hari ikintu nshaka kukubwira. Ndambwira nta kibazo umbwire. Araza twicarana ku meza turabanza dufata ifunguro rya saa sita birarangira. Sinzi ikintu namutumye mu gikona arangije ahita ambwira ngo ndaje ngo tuze tuganire, agiye ntiyagaruka. Njya kumwirebera mu gikoni nsanga niwe yicaye, ndabese ko nagutumye ukaba utanumikiye bitarambwira ati numvaga ntazi ukuntu umeze. Nta nubwo nabyibukaga ko ari wananiwe, ndumeze ko ufite ikihe kibazo udashaka kumbwira. Arambwira ngo yango nzaba nyikubwira ngo apana uyu munsi nyine atangiye kunshisha hirya nyine, ariko nkabibona ko afite ikibazo. Ndavuga none ubwo udashaka kubimbwira reka nikomereze ibyanjye ubwo uzabimbwira nubishaka. Uwo munsi twe twapanze yuko nje n'umugabo turi bugiye muri sauna, turoga turavuga okay tugiye kugenda tujya muri sauna, tuvayo tujya kwiyakira nyine nk'ibisanzwe. Mbona umugabo none arishimye nta kibazo afite, ariko sinshira amakenga ikintu kiri mu rugo tunkabanika mu mbamba byange bikonde. Hari intambara ishobora ko yabaye mu rugo n'ahari bakaba bayimishe. Baza umugabo nariko ejo ko nagusize mu rugo ngenda nagaruka ngasanga umukozi ari mararira ameze nabi, byagenze gute? Mugabo ati nta kintu cyabaye nyine naramutonganyije ati kuko ishati yanjye yari yayitwitse n'isi y'ishati ko yayindi nkunda kwambara mva ndayizi ndamaze se niyo mpamvu mu myenda narebye nigeze nyibona. Arambwira ati yahiteje naramutonganyije yari yayitwitse. Ndambwira nuke ati se nibyo mwapfuye? Arambwira ati nibyo twapfuye, niyo mpamvu wabonye watashye ugasanga yarakaye ari mararira n'umwana jye umwiyorera jye umuganiriza. Ndavuga okay mbari icyo mwapfuye nari biri na taza kugura indi shati nyijyane mu rugo isa n'iya wambaraga. Arambwira ngo hoya ngo ndaza kwigurira ntari. Ndatanja mu rugo ganiriza umukozi ndambwira ni nyine nakundi byabaye, ishati nimba yayi akagutonganya nago byari ikibazo nyine mwereka ko nta nyine nta mpamvu nimwe yo gutuma arakari hari. Ariko mbimubwira yikanzemo arambwira ngo kubera icyo umbwiye gutyo. Namubwiye umugabo wanjye nyine yambwiye ko yakubwiye nabi ngo amutwikira ishati, niyo mpamvu ejo nasanze uri kurira. Mwana w'umukobwa we ntabwo yigeze ahita ashaka kumbwira impamvu, ahubwo yahise ambwira ngo ke ngo ntabwo bizongera ngo nzajya njya gutera ipasi nzajya nitonda. Ndamubwira nta kibazo. Icyo gihe nari maranye n'umugabo amezi 4 ndabyibuka ko umukozi nimba mbyibuka yakoze ukwezi kumwe nimba atari ukwezi n'igice. Umwana tubanyaho umwana ariko nkabona sinzi ukuntu ameze, nkabona sinzi ibye, umwana nkamuvugisha nkabona nyine umwuka umwe nyine uvugisha umuntu musangana, ariko ukabona nyine hari ikintu cyahindutse. Haciyemo ndabyibuka nk'ibyumweru nka 3 tubana neza mu rugo nta kibazo gihari. Mugabo arambwira ati ariko hari ahantu mfite kubaka inzu abapangayi bazajya bakodesha kugira ngo izajye itwinjiriza. Ndamubwira nta kibazo. Mugabo nigeze ashaka yuko menya ahantu yaragiye kubaka, icyo gihe sinzabyibagirwa. Gusa nyine yanyerekaga impapuro akanyereka plan y'inzu ukuntu izabiteye, nkabona nyine nta kibazo nta bintu nyine birebire bihari. Mugabo tubanyaho inzara agiye arayubakishije, ndibukana n'igihe kirekire yatwaye inzu iruzura. Yewe sitwanayita ko yaraje aza mu rugazana n'inshuti ziwe, icyo gihe sinzabyibagirwa. Turasangira nyine tunywa ikintu cyo kunywa turarya turishima, ambwira ko inzu yuzuye. Ahubwo natangira kumubaza ati suzanembereza we ryari, akambwira ngo nzakubwira. Ndambwira noke nta kibazo byo biroroshye. Umugabo rimwe aza gutaha yasinze nzabyibagirwa. Ageze mu rugo sinzi yaraje asanga naryamye, kubundi yarabimenyereye yuko buri gihe atagasanga namutegereje nicaye. Uwo munsi yasanze naryamye ararakara. Abaje mu cyumba arangije arambwira ngo erega ngo n'ubundi nawe urarutwa na bariya. Ndabaye se byagenze bite wabaye ite? Ubwo se ngiye uryamye umugabo wawe atarataha ngo ubundi buzariye. Tambwiye ko se ko twavuganye kuri telefone ukambwira yuko uri mu kazi, hambone utashye wasinze byagenze bite? Umugabo arandakarira ngo nasinze ngo niwanguriye ngo n'ubundi ngo nta kintu maze ngo nuri gushaka ngo kumbyarira nyine ibi bintu bya danje. Nambwiye se katari nge wihuru byaro ko umwana ari we wagakwiye kuba Imana ari umutanga, nkaho urambwira ngo ntago mbyara gute? Amezi 4 tumaranye urumva ari amezi menshi kurya nahita nwita. Turaryama buracya mu gitondo, umuganda wese nijoro wari wabaye iki ko waje utongana waje umbwira nabi. Ambwa ati mbabarira sinzi ko byari byagenze, ubwo nyine byari ubusinzi sinzi nyine byari byo.
danjye nambwiye se nimba byari ubusinzi kwe cyo wasinze ukarinjiza gusindira tutanasangiye ambwa ati mbabarira ihangane sinzi ko byagenze nyine ariko ndavuga okay kuko ari umugabo mu rugo kacishe make nyine nasanga ari icyabimuteye kugira ngo asinde cyagiye sinzabyibagirwa umugabo yarabyutse arakaraba anywa icyayi asoje kunywa icyayi ambwa ati tujye muri siporo ndambwa nago meze neza arambwa okay nimutameze neza nge nigiriye muri siporo kuko muri iyi minsi nshobora kubona umupangayo wa yanzu ndambwa nta kibazo ariko ngiye ubwo nkaba nicayeho ariko ndi gukemanga ibintu byinshi kuko buri gihe uko nabaga nagiye nsize umugabo mu rugo narataga ngasanga ibintu byose byadobereye mu rugo ngasanga umukozi yirakaje ngasanga nawe yarakaye ngasanga bamwe barashihurana ariko nyine utamenya ibyabo rimwe nibwo naje kujya mu kazi ndetse ku kazi numva nago meze neza umutima numva urimo uranjye ndavuga kereka nsubire mu rugo ntahe ibintu nabonye nje narikanze ariko ntago nyine nese mbyegereza umutima narabanje mbitekerezaho naratashye ngeze mu rugo banza kubura umfungurira kuri gate ndasona baraza baramfungurira uwaje kumfungurira ni wa mukobwa ariko uburyo yaje gufungura akimbona yarikanze ko yari yambaye isume mu mabere ndabise warugiye koga n'igiunga cyinshi tambwira ngo nari ngiye koga ngahubwo se ngo kugarutse bigenze bite ndambwira ni ndumva nameze neza nje kwiryamira ninjira mu nzu nsanga umugabo yicaye muri salo yayambariye boxer nk'ibisanzwe arimo arareba televiziyo ibiri no muri telefone ariko muvugishije mbona ntashaka kumvugisha ndamwihora ndagenda nigira mu cyumba ndiryamira nk'ibisanzwe ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu hashemo iminsi mike ndameze se yanzu biti arambwira ngo yanzu nyine ngo yabonye umupangaye ngo kandi yanyishyuye amezi 3 ndambwiye se amafaranga ari amafaranga ari kuri banki ndambwira okay nta kibazo bw'amafaranga ari kuri banki umugabo namubaze se umupangaye bite kutanjyanye no kuhanyereka kambwira nzaba nkujyanayo nyine numva inzara yarabaye nzagiye yankiraboraga nyine nkira mu nzage rimwe ntashye nsanga umukozi ntawo uhari nawe ntawo uhari ndamuhamagara ndabizi se umukozi agenda yakubwiye ko mbona n'ibintu bye ntabihari arambwira ati umukozi agenda nsabye uruhushya akagiye iwabo nge nenswe mwana bivuganye ntago nenswe mutabivuganye ndambwira okay ubwo yagiye iwabo nta bidanje ubwo araza kugaruka ese yagiye basi wamuhembye arambwira ati oya namuhaye itike gusa aragenda ariko araza kugaruka yaragiye amarayo nk'iminsi 4 arangije aragaruka ariko nyine aza mbona ntazi ibyiwe ntangiye kujya muvugisha nkabona aranyihenuraho nkabona aranshinganije sinkamuze se kutsike muvugisha nkabona ushaka kumva ibyo nkubwira ari ngiye wakwizaniye biti umukozi arangije rimwe arambwira ngo mwagiye mwemera yuko ngo muba mwarashaje ibyanyu byarangiye ngo mukareka abana bato bakikorera ibyabo cyo gihe sinigeze mbiteraho comment kuko ntago nari nzi nyine icyo ashatse kumbwira naratuje ndagenda njya mu cyumba mbitekereza akanya gato ariko numva ntago ari ibintu byo guha umwanya nyine ngo nkomeze mbitekerezaho nigira mu cyumba nikorera ibyanjye birarangira umunsi umukozi nsezera ambwira ngo aragiye byarahamaze icyo gihe ukwezi niba mbyibuka neza n'icyumweru n'iminsi yarahise kugiye nta kwirukanye boss atakwirukanye ntawe kubwiye nabi bimeze bite yambwira ndashaka kumbarira ngo nkigendera ngo nge ntago nakomeza kwicara ngo mu kazi ko mu rugo ngo kandi hari abafite amafaranga bari kuyarya ngo nanjye nagakwiye kuba mfite kurya amafaranga ntuje ndambwira okay hari kozi mwara amafaranga ndamubwira nti nari bigenda arataha umugabo nera namuherekeje agiye no kumutegera umugabo agarutse ageze mu rugo arambwira ngo akeneye konje ndahise konjiye ngo ndashaka kujya mu karuhuko gato ndamubwira okay turajyana cyangwa urijyana arambwira ngo oya ngo nzijyana mukanicura ku marero nk'icumwe cy'ibyumweru 2 ngo nzaba ngaruka nzakubwira ndavuga ubwo umugabo agiye mu kiruhuko nanjye reka nigire mu byanjye nifatira bisi igira ku Gisenyi ndamwihorera nyine ndavuga ubwo yagiye nanjye reka nigendere twese inzu turahita nyirumva ko na undi muntu wabagamo nta mwana nta muzamu yari inzu yonyine ubwo yari isigaye ariko ngeze Gisenyi numva simeze neza ndamuhamagara nsanga fone ye ntayiriho ndavuga wenda buriya wasanga fone yamuzimanye ndaza kongera muvugisha bigeze nimugoroba nakira message cyo gihe sinzabyibagirwa hari mu ijoro hari mu masambiri nicaye nyine numva ntuje numva nta kibazo mfite ngiye kumva nyine ngiye ko nambona message kuri nimero ntazi inyandikiye
irambwira ngo mwajye mwemera ko muri ingumba ngo mukareka ababyara ngo bakabyara ngo ubundi mwe mukicara mugatuza. Ngerageje kuyihamagara iyo nimero banga kumfata. Ndavuga okay, uyu muntu yanyandikiye gutya sinajya kumurega nazo wari we, ndabanze nze kuverifia neza menye n'amazina ye. Ako nareba amazina nkabona nawe mugabo ngibese kuko umugabo wanjye agira nimero imwe amazina ye nyazi, iyi nimero yavuye. Ariko nyine ndavuga ura wasanga yayo byereka nyine bitera umugongo mvyorera. Ukeye bwaho mamagara umugabo ndambwira se hari indi nimero usigaye ukoresha, arambwira ngo yango nayo nimero zanjye zose urazizi. Nabizi se ninde umuntu wagiye kubwira ko ntabyara. Ndambwira okay sawa suzaza ryara ati nzakubwira na gahunda mfite nona. Cyumweru cya mbere kirarangira, cya kabiri kirarangira, ariko nkumva muri nge simeze neza. Ngerageza guhamagara umuganda ameze se uriyema gusange tuganire ko numva ntazi ukuntu meze, ko numva ndi stress byatari. Cyo gihe yaransubije arambwira ngo ihangane ndagera mu rugo uyu munsi. Ndatuza umugabo arataraza turaganira nk'ibisanzwe. Ndangije ndamazi se abapangaye bitarambwa atabapangaye se abapangaye ntari bibameze neza, baraho nyine anganiriza stories zose z'ukuntu ngo bameze, ukuntu ari abantu biyubashye, ari umugore n'umugabo, ngo nyine ambwira nyine story y'ukuntu nyine ngo basigaye batwite ngo barigiye kuzibaruka. Ndavuga okay byo ndumva ari sawa. Ambwa ate kundi wowe twagiye kwa muganga tukareba ko ari ngi ufite ikibazo cyangwa ari wowe. Ndambwiye se waretse wa muganga n'undi tukajyayo tukamenya ikibazo dufite gituma tutabyara. Mugarambye ati na rero tuzajya ejo. Komese nago twagiye yabyutse ambwira ngo arananiwe. Mugabo ati ngenda byara ndabizi. Nahise wigeze ubitestinga. Arambwira ati kuri nzakuguha nyuma. Mugabo tubanya ariko nyine tubanye ari imiguruko dora duserera buri munsi twashkanye twagurutse twagiye twashkanye twagurutse twagiye. Ndangije rimwe nza kwicara ndamazi ariko witwaje iki gisigaye gituma usigaye unyishongoraho gutyo wumva utagishaka kumvugisha, nyine usigaye unyereka yuko nyine hari ikindi kintu usigaye wihisha inyuma tu. Yagiye kunsubiza aransubiza arambwira ngo erega ngo ndabizi neza ko n'ubundi ukuri nakugwa natakugwa n'undi kuzajya hanze. Bahise byagenze bite? Ambwira ngo nsigaye mfite umugore utwite ngo kandi niwe usigaye wa muri yanzu. Ndamubaza igihe tubanye wateye inda ntiwabimbwira, urangije inzu ujya kuyubaka kugira umugore ayibemo. Arambwira ngo impamvu nayubatse ngo nuko nari nkeneye ko ari uhaba ngo ko nabonaga udashoboye. Ndambwira okay ntari. Bahise wayubatse arambwira ati nzirirwa amagana. Ndambwira ati se twazajyana nkareba n'uwo mudamu wawe washatse nkanamwifuriza ineza. Gongo ubwo umugabo arambwira ati se urashaka kujya kumuha frustration. Ndambwira ndumva nshaka kujya kumuha frustration nyine umuntu nyine utwitiye umugabo wanjye. Kintu umugabo yambwiye cyari kimwe, yarambwiye ngo ngiye kubitegura nzakubwira ati ariko urabusigaye hano gatoya banze ngiye kumureba mbimuganirize mubwire yuko ugiye kuza. Hatutazamugwaho nyine ugasanga turashwanye kandi naramubeshye ko nyine nje nawe tutari kumwe ntagukunda nyine namubeshye ibintu byinshi. Tambwiye se usigaye ugera nawe ujya kunce tukavuga ko utankunda. Arambwiye ngerega ngo nshobora kuba nkukunda ariko ngo nyine ngo hari ukuntu nyine ngiye umuntu ngo agutwitiye ngo rwa rukundo rwose rufite umugore wundi ngo urumo. Mugabo arambwira atoke ati tegure ejo tuzajyana je kumukwereka bakobwa batoya abana batoya ibintu muri gukorera ababyeyi biyi minsi ni misaha ku isaha bigaruka, ariko iyo bibagarutse mwicuze impamvu. Twaragiye tugeze Rwamagana kuri Kiliziya, arabanza arahagarara ambwiye ngo reka mbanze mpamagare madamu mubwira gutegurira icyo nta mwana kintu nshaka kuza gufatayo tunu kumureba gusanga mu frustration, undi ngakata nkasubira mu rugo nkajya kuzinga imyenda yanjye ibisanzwe nkakuvira mu nzu nko wabinsabye. Ariko nabimubwira nawe nkabona nyine haracyarimo akantu nyine gato yakimpuwe nyine akimfitiye, ariko nta kundi ariko bigenza umugore yari yategetse. Twaragiye nyihagera ikintu cyambabaje cya mbere nuko yita umugore yashatse ari nge wamwizaniye. Nasanze ari wa mwana w'umukobwa navanye mu cyaro ngaje gukora akazi ko mu rugo iwanje, sangara natwite n'inda n'inkuru pe. Narababaye gusa sinabimweretse, ndavuga okay uyu niwe madamu atiniwe. Umukobwa n'agasuzuguro kenshi n'ijogori ryinshi ngiye kumva numva aravuze
ngumva mada ngo dore akabati ngakariya ngo firigo ngiriya ngo icyo ushaka kugenda ukiye ngo ndinaniriwe ngo kangiye no kwiryamira nawe nshaka kuvugana nawe ndumva uri kuntukira. Nabajije umuganda mubaze se urya inzu wayubakaga ari iki ngiki nyine tu uje gukoreramo nta kindi. Arangije ahita ahamagara umugore aramwanga ku bundi ngo waje ukamumpera ukuri ngo uko mbona njye ari buze kunzagara. Umugore aragaruka bicaye yicara nk'aha hakurya ku buryo tutari bwegerane kandi ari buvuge nkamwumva. Arambwira ngo umunsi wa mbere usanga ndi kurira uba waramenye ukuri ariko sinzi impamvu nyine wigize ikigoryi. Ese nigize ikigoryi gute? Ati umunsi wa mbere usanga ndi kurira ni nawo munsi wa mbere nari ndyamanye n'umugabo wawe. Ndamubaze n'ubwa mbere rero uryamanye n'umugabo wanjye ati urya munsi iti twabikoze ntabishaka niyo mpamvu asanze ndi kurira. Atari ko nyuma naje gusanga uri ikigoryi n'undi bitewe na story yanteraga y'uburyo utabyara. Ndavuga none ubwo nyiri mutoya akanitegure nje mu byarire kwihangana byarananiye ndaturika ndarira. Ndavuga okay bivuze ngo byose nyine kari agakino mwari muri kunyina kwari ukugira ngo nyine mubanze mu ndebe mu mutwe tumwe. Agiye kunsubiza arambwira ngo ihangane rero ngahubwo ngo yigeze akubwira ibyo namubwiye ndamaze sinibiki yari kumbwira wowe utambwiye. Uva madango gira unsohokere mu nzu ngo kuko nta burenganzira n'uruvugiro ugifite iwanjye. Ubwo rero ngo kandi ntukomeze kunira isiseme. Arangije atabwira umugabo ngo twigire mu cyumba ngo rekara niyo mbwakazi y'umugore. Ndahise kuri kuntuka nta kintu twapfuye ko umugabo wamutwaye nkatuza imitungo ko ari yawe nta bimwirukanyemo. Ikindi kintu uri kunziza n'iki inama nziza nabagira abana batoya cyane cyane n'abameri nyine tujya twiyongoza ngo dushatse abakozi ngo babakobwa ngo nabanyacyaro nibo badusenyera. Nshuti zanjye guys mwakoze kunkurikirana yari Nadia wanyu Imana biduhana umugisha. Yego reka tugushimire Nadia kandi dushimire n'abandi bose twabonye muri iki kiganiro kuva aho twagitangiriye kugira tugisoreje. Nimba ari ubwa mbere wowe usanze kuri no channel ya Adoyi Empire tera inkunga Nadia ukande kuri subscribe ubundi izindi stories zose azajya agenda atuganiriza aturamburira buri page igize igitabo cy'ubuzima bwe. Murakoze cyane rero ibindi Imana iduhana umugisha. Ciao ciao.